Ni ababyeyi bo mu kagari ka Gatsibo mu murenge wa Butaro mu karere ka Burera bavuga ko kubona ishuri ry'inshuke hafi yabo byazanye impinduka mu burezi n'uburere bw'abana babo kuko bitandukanye na mbere aho bakoraga ingendo ndende bajya kwiga hakurya y'umupaka mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Iri shuri ryatugiriye akamaro cyane, riri hafi yacu, abana bajaga Uganda tukagira imitima ku bana, urugendo n'imipaka, kwambuka imipaka biba bigoye cyane. Ariko ahangaha abana bariga bakarya neza, saa sita bakaryama bakaruhuka umuntu mu mutwe. Nk'abantu twari dukeneye kugira ngo abana bacu bagire icyongereza giteye imbere, byabaga ngombwa ko tubajyana hakurya mu Bugande. Ariko iki kigo tukibona nk'igisubizo gikomeye. Twahuraga n'ikibazo cy'ingendo, tugahura n'ikibazo cyo gutekereza ko abana bacu batitabwaho neza, cyane ko n'abana bajyayo uramureba iyaje ugasanga uko yagiye ntago ariko agarutse. Uretse ababyeyi kandi urubyiruko rwahawe akazi ko kwigisha muri iri shuri ry'inshuke rwatangiye kwiteza imbere no kugira uruhare mu burezi bw'abana bato. Maze kuba umwarimu ndetse w'umunyamwuga, hari iterambere ku giti cyanjye, hari kumenya kubana n'abantu ndetse no kumenya gukemura ibibazo mu buryo bwihuse. Ndayisaba Fabrice wabashyiriyeho iri shuri avuga ko yaritangije agamije gufasha abana kugaragaza impano zabo abinyujije mu mikino no gutoza abana gukurana umuco wo gukunda igihugu. Ni ibikorwa nkora mu rwego rwo gushaka ukuntu nateza imbere uburezi bwiza bufite ireme bihereye mu bana bakiri batoya. Ariko uburezi bufite ireme ko bunubakiye no ku ndangagaciro z'igihugu. Tugira n'andi activité umwana ugomba kwiga ako kijya mu mikino itandukanye kugira ngo abashe gufunguka mu bwonko. Ubuyobozi bw'umurenge wa Butaro buvuga ko uyu mushinga ari urugero rwiza rw'ubufatanye hagati y'urubyiruko n'inzego za leta ndetse no kugaragaza uruhare rw'urubyiruko mu burezi no mu iterambere ry'igihugu nk'uko bisobanurwa na Uwiragiye Clement, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge. Rirafasha ababyeyi ko amashuri yigenga mu byo ashyize imbere harimo ireme ry'uburezi. Ababyeyi rero ba Butaro ntabwo bakijya hirya kure, hirya y'umurenge wa Butaro cyangwa n'akarere ka Burera bajya gushakisha amashuri, ndetse na gahunda ihari yo kubatoza isuku, kandi hageze ubona koko abana baho bakeye n'ireme ry'uburezi byose bihari. Kugeza ubu École Maternelle Fondation Ndayisaba Fabrice ryigamo abana 40. Uretse ishami rya Burera, iri shuri rifite n'irindi shami mu mujyi wa Kigali. Ni ishuri rifite icyiciro cy'inshuke rifasha abana kubona uburezi buboneye hagamijwe gukomeza guteza imbere uburezi mu cyaro no mu mijyi. Manizabayo Jeannette mu karere ka Burera.